gishobora kukubwira iby'akora bikangwa n'amacu cyangwa imiheto tabaye ntawe ushobora witanga imbere iyo nimeze gishobora kukubwira iby'akora bikangwa n'amacu cyangwa imiheto itabaye ntawe ushobora reba iyo nimeze nk'aba ntabwo ntabwo ishobora kuvuga iby'akora bikangwa n'amacu cyangwa imiheto itabaye ntawe tuzamura ibiganza hejuru ishobora kukubwira iby'akora n'amacumu cyangwa imiheto ushobora kwitanga imbere akandi ko kazi kaduhagurukije dusiga abana uko turi out turi kwa Mombasa twagiye nko ku mazi koga kala shiramo igisirimba kandi aba bahagaze nyine ari bo bahagarara bicara nyine mwiki mustari kwa neema nimekombolewa huru kutoka dhambi. Msalaba wa teso la Yesu kitulio cha maisha yangu. Kwa neema nimekombolewa huru kutoka dhambi. Yesu alisulubiwa nizi akiwa akasulubiwa. Yesu alisulubiwa si akiwa kasulubiwa. Na ila siku ya kuja kwake Yesu kuchukua waaminifu, iweni sote kwenye matayarisho mwisho yuwa Gwino.
data bampaye. Beya subiza uko warucuranze data. Ndagukata neje gukata. Subiza uko nyene warucuranze, uko nyene warucuranze.